Guys, nizere ko meze neza mu bice bitandukanye. Amakuru atariho ivumbi angeraho aho niyicariye hano ku Kivu nuko irushanwa rya Miss Rwanda cyo ni cyambere bagize gutya bararihagarika. Miss Rwanda bayihagaritse nyuma yaho ngo hagikomeje iperereza ku byaha Bwana Ishimwe Dieudonné wayoboraga iri rushanwa agikurikiranweho. Mu gihe iperereza rero gikomeje, umwanzuro wafashwe no guhagarika irushanwa rya Miss Rwanda mu gihe kitazwi. Ubwo no kwibaza ngo ikintu cya mbere, ese iri rushanwa rya Miss Rwanda barihagaritse mu gihe kingana iki, cyane cyane ko niba bavuze ngo barihagaritse na mu gihe irushanwa cyangwa se mu gihe iperereza rigikomeje ku byaha akurikiranweho, birumvikana ko n'ubundi indi Miss Rwanda yagombaga kuzaba mu mwaka wa 2023. Sinzi, wenda aho umuntu ashobora kwibaza niba kugeza muri iyo myaka bazaba bagikora iperereza kuri Ishimwe Dieudonné. Gusa wenda usesenguye ibiri kurivugwamo ni ukuvuga ko bishoboka ko Miss Rwanda itazongera kugaruka vuba. Hagiye kubanza hakabaho icyo twakwita nk'akanama ko kubyigaho, barebe ese irushanwa rya Miss Rwanda mu gihe ryaba ryemejwe kugaruka, ninde uzaba urireberera? Rizaba riri mu maboko ya leta se cyangwa se rizasubira mu maboko y'abigenga? Ibyo ni ibintu byose untekereza ko biri gutekerezwaho mbere yo kugarura irushanwa rya Miss Rwanda. Icyo ugomba kumenya muri aya masaha ni uko babaye barihagaritse. Ntabwo umuntu yavuga ngo ni burundu, bavuga ko ari mu gihe kitazwi. Gusa ukurikije ko bavuga ko ribaye rihagaritswe, nubone n'ijya umuntu ahubwo ari kwibaza, ubwo Nyampinga wari uriho ntabwo ari Miss Rwanda? Ni ibibazo umuntu azagenda abaza kugira ngo tugende turushaho gusobanukirwa. Ibindi birenze ibyo ni uko Miss Iradukunda Elisa, uyu ni Nyampinga w'u Rwanda mu mwaka wa 2019. Uyu yanavuzwe mu rukundo na Monsieur Preskid. Uyu nawe yarangije gutabwa muri yombi nk'uko ibitangazamakuru bikomeje kugenda bibigarukaho. Ikinyamakuru Igihe kiri kwandika ko uyu Nyampinga yatawe muri yombi aho akurikiranweho ibyaha birimo kubangamira iperereza riri gukorwa cyane cyane ku byaha Preskid akurikiranweho by'uko byagiye n'ibyaha ubwo bifitanye isano n'ihohotera rishingiye ku gitsina ndetse no gukoresha imibonano mpuzabitsina ku ngufu, umuntu yitwaje uburenganzira cyangwa se witwaje umwanya arimo. Igihe rero kikandika ko ngo hari amakuru gifite yizewe ko uyu Miss Elisa ngo nyuma yaho iperereza ritangiye gukorerwa kuri Preskid nk'umuntu w'inshuti ye, ngo yagiye ajya rero ngo ku bakobwa, niko iki kinyamakuru Igihe cyanditse mu makuru kivuga ko gifitiye gihamya. Rero ngo uyu Miss Elisa akaba yaragiye ajya ku bakobwa bagiye bashinja cyangwa se n'abandi, kuko mu batanze ubuhamya n'abagiye batanga ibirego bavuga ko Preskid yabafashe ku ngufu cyangwa se yabakoreye ihohotera rishingiye ku gitsina, niba ariko nabyita. Ntabwo ari abakobwa gusa, ko harimo n'abasore. Mu gihe rero yarakimara gutabwa muri yombi, ikinyamakuru Igihe kigakomeza gisubiramo ko abo bakobwa Miss Elisa ngo yagiye abasaba, akabahatira, akabinginga rwose ngo bagire gutya, bajye mu butabera, nibagera imbere y'ubutabera bazahakane cyangwa se bazavuguruze ibyo bari bavuze. Elisa rero ngo yajyaga abikora mu buryo bw'uko yageraga kuri buri mukobwa wese uzwi ko yajyanye ikirego cyangwa se yatanze ikirego ko Preskid yamuhohoteye. Elisa icyo yakoraga ni ukumusaba kwivuguruza, akavuga ko ibyo bintu bitabayeho, ndetse Igihe kikandika ko ngo yavuze ko abo bakobwa bamwe bagiye bavuga ko ngo yabashakiraga noteri, hanyuma bamara kubona noteri, nyine noteri urabizi ko akabasinyira ko ibyo bavuze rwose batari babihagazeho, kwari ukumubeshyira, niba ariko nabyita. Ibyo rero ubugenzacyaha bubigenzuye bubibara nk'ibintu byo gushaka kubangamira iperereza, akaba ari byo rero byahise bituma nawe atabwa muri yombi, akaba afungiye iyo mu mujyi wa Kigali mu gihe nawe iperereza rigikomeje. Ibi ni ibyaha rimwe na rimwe bisesenguye, ni ibyaha bibyara
ubufatanyacyaha, bikabyara ibyaha birimo kuzibanganya ibimenyetso. Ibyaha rero n'ubundi ukurikiranye usanga mu mategeko y'u Rwanda hari ingingo nyinshi zirenze zimwe z'amategeko abihana. Ubwo rero icyo umuntu yavuga mu ncamake ni uko Miss Rwanda nta muntu yavuga ngo wenda ngo dutegereje ngo n'iryari azongera gutorwa Miss y'u Rwanda, ni ukubitega amaso tukazamenya ngo nyampinga w'u Rwanda azongera gutorwa bigenze ute. Gusa ikimara guhagarikwa mu bitekerezo bya benshi bagiye batanga, bagiye bifuza ko Miss Rwanda n'ubundi yajyanwa mu maboko ya leta, ntibe umushinga w'umuntu ku giti cye cyangwa se akarima k'umuntu ku giti cye. Ikindi binabaye byiza buriya ku gitekerezo cyanjye, buriya Miss Rwanda mu gihe izagaruka byaba byiza ije ariko nanone ikajya mu maboko cyane cyane y'igitsina gore, kuko biragoye ko nubwo ari Preskid wafashwe, iperereza rigenda rigaragaza ko hari n'abandi bazafatwa batari we, ariko gufata rwose Miss Rwanda ukayishyira ukayegurira umuhungu gusa, niwe ufata ibyemezo, niwe wica agakiza, cyangwa se niwe uhura n'abo bakobwa benshi barabizi ko kugira wenda ngo utange ikamba bagomba kumunyuraho nubwo ntaho byanditse mu bigenderwaho mu gutanga iryo rushanwa. Ibyo nabyo urumva ko byatanga icyuho ku muntu ushobora gukoresha icyo twakwita nka ruswa ku bigendanye n'irushanwa rya Miss Rwanda. Mu gihe rero izaba yigarutse byaba byiza. Hari umupasiteri nigeze gukunda, niba ari Apotre Mutabazi, nigeze kumva ku bitangazamakuru kimwe avuga ko byaba byiza rwose n'irushanwa rihawe Imbuto Foundation, Miss Rwanda wenda ikayoborwa n'Imbuto Foundation. Imbuto Foundation mu buzima bwayo ni umuryango rwose usanzwe ukora ibikorwa byiyubashye kandi ufite uburyo n'ubusanzwe mu nshingano zawo hari uguha agaciro no kurebera cyane cyane inyungu z'igitsina gore. Ntekereza ko rero mu gihe Miss Rwanda yazagaruka, ikagaruka muri iyo sura nshya, igahabwa umuryango Imbuto Foundation, yazagira uruhare cyangwa se yazagira n'ibikorwa byiza bifatika bibyara inyungu, ibikorwa umuntu yavuga ko byazajya bikorerwamo kandi umuntu akizera ko bitekanye. Ni igihe Miss Rwanda yazaba iyobowe n'Imbuto Foundation. Ntekereza ko n'ababirebera hafi niko babibona, si njye nyine ubibona gutyo cyangwa umupasiteri wabivuze gutyo, n'undi wese ushatse kugira uko abisesengura ushobora kubona ko Miss Rwanda mu gihe izaba igeze mu maboko cyane cyane harimo amaboko y'abantu barasanzwe n'ubundi barengera inyungu z'abakobwa, bizarushaho gutanga umusaruro. Ngayo amakuru yaragezweho. Nge aho nibereye ni ku kigwa rwose, ni kure cyane, ni ku kigwa cya Bugarura ni mu karere ka Rutsiro. Abona ko hari inyuma ni amazi, hano ni mu Kivu, ariko aho amakuru adusanze niho tuyabahera. Ngayo kuko ibya Miss Rwanda no kuvuga ngo mu magambo make Miss Rwanda bayihagaritse. Icyo ugomba kumenya mu gihe kitazwi, ntituzi ngo bazongera kuyihagurutsa ryari cyangwa se kongera kuyitangiza ryari. Ikindi wenda cyo kwibaza, ese ko Miss Rwanda bayihagaritse ubwo bisobanuye ko nyampinga w'u Rwanda 2019 atakiri nyampinga? Ibyo nabyo ni ukwibaza, cyangwa niba abanyampinga bose bazaba bavuye, kuko hari igihe bashobora gushimira ako sintekereza ko ariko byagenda. Babaye bahagaritse irushanwa ariko abanyampinga bo ntekereza ko amakamba yabo bakiyambaye. Ngayo nguko, my name is Didas, keep watching, bye.